Bapipo wagwani ni kwizi GTV. Iyi ni channel ikugezaho amakuru y'ibyamamare ndetse y'abasitari baba bagiye batandukanye ndetse hirya no hino. Amakuru yacu rero tuba tugarutseho n'amakuru y'akagira mwaka, rero aha bari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane tuba tugenda twibanda ku basitari bagiye batandukanye. Nta yindi nkuru rero ni inkuru ngarutseho, inkuru itavugwa n'abandi, ari njye nyine uyivugaho gusa. Uyu rero no umujama wacu abeshi cyane mu muzi nka padiri, aho abagezaho misa azicishije muri komedi. Uyu mujeni rero avuga ibintu bijyanye na komedi se cyangwa ibintu bijyanye no kuvuga nka Kiliziya Gatolika, kuvuga imyitwarire yabo, ariko agasoma ku bintu, ku nkuru ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino z'abasitari baba bagiye bapfa ibintu bisa nkaho bitanakomeye cyane. Uyu mujama rero bakaba bamwita Buridiru rero uzwiho nko ku izina rero rijyanye no gukina komedi se cyangwa gusetsa live ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero biri kuvugwa yuko ko rero Buridiru ashobora kuba yaribarutse umwana, ariko mu kumwibaruka ntago yigeze amwemera, ariko ibi ni ibintu bizwi n'abantu bakeya cyane. Hari ibyo ushobora kubona rero, reka mbanze nkwereke iyi video urebe uyu mwana w'umukobwa uburyo yinjiye kwa Buridiru n'uburyo yajemo. Ibi byose nibyo tugiye kuvuga ahangaha. Ngire ngo uyu mwana w'umukobwa urimo uramureba, uyu nguyu usa nkaho ufite igitabo mu ntoki. Uyu mukobwa yaje kuza kuba yazana n'aba bajama ureba bari inyuma ya Buridiru, aho baje kumusaba yuko yabazamurira cano. Buridiru aza kuza kubibemerera. Uyu mwana w'umukobwa rero akaba yari yifatanyije n'abandi bajama, rero bakaba barakinaga aho bita nko muri Gasoro Comedy, ariko kubera ko Buridiru yarakeneye abantu benshi cyane bazamufasha kuba bakora muri iyi content ye, yaje kuza kuba yabemerera. Ariko nyine bakajya bakora ariko bataha, ndetse bigera naho Buridiru yaje kuza kuba yashyira uyu mwana mu rukundo. Ni nyuma yaho ubwo batabaga bagiye kwa Buridiru yabashaga kuba yahamagara uyu mwana w'umukobwa akaza kumusura. Rero igihe nticyageze rero twatangiye kugenda twumva amakuru yuko umukobwa ashaka kwiyahura rero, ariko nyine twari tutaramenya ibyo ari byo. Ariko se Buridiru ubundi ko mubwiye ati warabyaye, ndetse naje kuza kuba namwandikira kuri WhatsApp, niba uri kureba neza dore inyandiko twagiranye, yivugishije yuko ko ntabyo azi kandi n'uwo mwana w'umukobwa atigeze abimubwira. Ni nyuma yaho nge nifatiye urugendo ngiwe mbasha kuba najya gusura uyu mwana w'umukobwa, ariko ntabwo nigeze mbereka ifoto y'uwo mwana, ariko arasa nka Buridiru. Ariko twacatinze kuri WhatsApp, Buridiru ambwira yuko ko bamubeshyira ibyo byose atigeze abikora. Abasitari benshi cyane ni kenshi batera inda abana b'abakobwa, babashuka babasambanya kuko baba ari ibyamamare, ariko bamara kubatera inda bakabihakana, abana bakagwa aho ngaho se cyangwa bagashaka kwiyahura. Rero Buridiru rero yaje kuza kuba yafata uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yamubwira ko atwite. Buridiru akabwira umurinzi we ati musohore uyu mwanda, ntabwo mushaka. Uyu mwana w'umukobwa rero nicyo kintu cyatumye ashaka kuba yakiyahura, ariko Imana yakinze ukuboko. Rero uyu mujama rero yagiye akorana n'ibyamamare byinshi cyane, aho yari yarakoranye n'itsinda rya Buri Kantu na Buri Nguni, aho aba basore bombi uko bari batatu bari barashinze itsinda rimwe. Rero umwe akaba yitwaga Buri Nguni, undi yitwa Buri Kantu, undi yitwa Buridiru, ariko byaje kuza kuba batandukana bitewe n'uko content bakoraga itari imeze kimwe niye. Uyu mujama rero bikaba bivuga ko yaje kuza kuba yajya kuba mu majyepfo aho bita i Nyanza. Ngayo nguko rero uburyo umujama rero
ibya Padiri Buridiro rero nyuma yo kuba yaterera. Hari abantu benshi cyane mwumvishije mvuga iyi nkuru mukagira ngo ni inkuru irimo kubabeshya, rero kubera ko twebwe tuba tugifite amacano akigenda gahoro, ariko nizeye yuko iyi nkuru izagera no ku bantu bose. Ushobora kuba uri kwibaza iyi nimero y'umwana y'umukobwa yateye inda iri hano kuri sikirini, urayibona, uzamuhamagare niba ushaka kaguha ikiganiro, azaguha imva n'imvano y'uyu mwana. Komeza kugira ibihe byiza rero, ngiye twabanaga rero yari Kwizi GTV. Komeza gukanda subscribe, wibuke no kwa wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana umwana w'Inyanza mu majyepfo. Reka mbabwira ati naho ubutaha no mu zindi nkuru nyinshi cyane.